Muraho neza kanizere ko mumeze neza, nanjye ndashima Imana nta kintu mbaye. Hano duturanye n'abantu barimo kubaka. Kamanze mbashimire abantu mwarebye vlog iheruka irimo abana, ni ukuri murabizi nari narafashe gahunda mvuga ko ntazongera kuzana abana vuba kuri kamera, kuko naravugaga nakoze ibiganiro byinshi nabo, nyine numvaga bihagije pe. Ibiganiro byari byaratambutse, nateganya kuzongera kubagarura vuba. Hasaranyije nateganya kuzongera kubagarura vuba, numvaga bazaza ari ba bantu bazi kuvuga, mushobora kuganira nk'uko nanjye mba ndi kubaganiriza, cyangwa se batangiye ishuri ngo mbasangize nyine ukuntu byaba bimeze. Ejo bundi nicaye mu nzu, ngira ngo mwabanje kubona akavideo kabanje ndi kumwe na Mikael twenyine, n'ubundi nkunda kubafata video mu busanzwe. Twicaye umwana turi kuganira, numvise ukuntu binshimishije, ndavuga ariko uwavuga reka mbasangize ukuntu basigaye bazi kuvuga iki, nyine numva ndishimye. Niko kwita mfata kariya akavideo nk'uko nyine title yanjye yabivugaga. Nananiwe kwihangana, ndavuga reka ino video isohoke, nubwo nari naravuze ko batazagaruka vuba, ariko hari akantu umwana akora nyine ukumva urishimye. Kandi akenshi iyo ibintu bishimishije umuntu birasohoka. Rero ndabashimira mwese mwayirebye, abantu mwavuze ko abana banjye ari beza ndabashimira, abantu nyine comment zanyu zose kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma yari nziza, ndabashimira. Ikindi no ku bantu bambajije product zo muri Sunlight, kubera ukuntu bahamagarwa cyane, hari abantu nyine bambwiye ngo bari kubahamagara ngo nimero ntizicemo, ko hari abahindukira nyine bakanyandikira bisanzwe, hari n'abo tuba tuziranye nyine bisanzwe. Kubera ukuntu bahamagarwa cyane, hari igihe umuhamagara arimo arayivugiraho, hari igihe umuhamagara wenda nawe yishyize kuri charge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iriya ni nimero yabo ya business, ariko nzi ko ku bantu babahamagara ntimubabone nyine ako kanya nk'uko mubifuza, bafite icyo bagomba kubikoraho vuba aha ngaha. Hari abantu benshi bambajije kuri iriya noza njya nyita ngo nimba ari sina byose nta kibazo. Iriya product yabo ni nziza, mwarabibonye ko nari ndi kwiteka, nanjye ndayinywa simbabeshye. Hari nk'igihe kigera ukaba wumva ushaka nko kurya imigati, amakeke, ibintu byose uzi by'ifarini, kandi ugasanga wowe uzi ko ibyo bintu bikugora. Rero iyo uyikoresha ntabwo byakubuza kubirya, ushaka kubirya ukaza kuyinywa, urumva nta kibazo uba ufite, wizeye ko ibintu biri buze kugenda neza. Rero hari nyine abambajije iriya product, hariho nyine ni n'umunsi umwe ku bantu bagize icyo kibazo, ariko n'ubundi nimero iracyari yayindi, ni 079 20 36 510, wahamagare babafashe muri byose mwifuza. Mu kanya nkibyibuka, mu kanya nari ndi kureba ikiganiro kuri 3D cy'abantu bafashwe na RIB, bagize ibintu byo gushuka, ni ukuvuga gute, bagiye nyine bakora ibintu byo kubeshya, ngo bashakira abantu akazi, umwe muri bo agasambanya n'abakozi be, bakabahereza amafaranga ngo 10,000 babakaga aho ngaho. Nyine icyo babivugiraga cyangwa icyo basabiraga ayo mafaranga ngo barashakira abantu akazi ntabwo bagikoraga. Noneho ikintu kimbabaje ni ukuntu abo bantu ari bato, kubona abasore bakiri batoya n'umukobwa, harimo n'umukobwa, noneho bihita bihumira ku mirari, biriya byo biba binteye ubwoba. Noneho irindi somo nakuyemo, nanjye ndamamaza nk'uko nari ndi kuvuga ibintu byo muri Sunlight. RIB yavuze ku bantu nyine bahereza akazi bakajya kwamamaza, nyine we wumvishije ko umuntu arambwira ati nimwamamarize, ugahita urya amafaranga, ugahita upfa kwamamaza, ntuzi ibyo akora nimba ari ukuri. Ni ukuri mujye mureka dushishoze, kuko hari nk'ikintu umuntu ashobora kukubwira akora, kuko nabo ngo bafite ahantu bakorera muri chic, wakumva ngo akorera muri chic ugahita wumva ko umuntu ibintu akora ari ukuri. Ni byiza rero ko
tugira gushishoza nk'uko umuvugizi wa RIB yabivuze, ndumva mbivuze neza hari ntabyo nangije. Ni byiza, buriya njyewe nkunda amafaranga pe, ndayakunda, mba numva nshaka kuba mfite amafaranga. Njye niba mfite amafaranga ngira umutima mwiza, ndanaryama nkasinzira. Iyo mfite amafaranga nta kintu na kimwe kuri njye kiba kitagenda neza, ariko iyo ntayo mfite no gutekereza ikintu ndi bwa porodinge birangora, simbabeshye, birangora hahandi mba numva ubu se ndajya kubwira abantu iki, ko mba numva simbabeshye pe, iyo umuntu afite amafaranga aba yumva ameze neza. Rero hari igihe wumva umuntu aguhamagaye ati nyamamariza n'ibiki, ugahita umera gutya bikubitanye n'iyo crise wari ufite n'ibiki, ntubanze gushishoza umenye se ubundi uyu muntu ibintu ari kuvuga, byibura niba akora aha hantu, byibura afite iyo tini namba asoreraho. Ese murabizi neza ko abantu bagira kode zino bishyuriraho, bisaba kuba umuntu asora, ntabwo ari umuntu wese upfa kubona kode. Rero ni byiza niba ugiye gukorana n'umuntu, nibinashoboka ugenda abanza kwereka ibyangombwa, urebe ko uwo muntu no muri RDB ibyo bintu babizi, urebe ibishoboka, byibura nawe uba ubizi, uvuga uti okay, n'igihe bizabyimba ngenzi ko bizaba bimeze gutya. Ni ukuri njyewe umuntu uzaza kumbwira ngo mwamamarize mubyumve, ugomba kuza uzi neza ko ibintu ukora ari ibintu biciye mu buryo, uzanye n'ibyangombwa, apana kuza kumbwira ngo ngewe ngo ibintu nkora ngo ndizeye ko ari byo, ko ntabwo wambwira ngo ndabizi ko atari byo. Ego rero mana yanjye, abantu mutanga akazi mworohereza abo muhereza akazi, mureke kubashyira mu bibazo. Kurumva nk'abagiye bamamariza abo bantu ngo nimba bitwa bande, kampani zabo sindi kwibuka neza ukuntu zitwa, nk'abagiye babamamariza babaye twabyita ko ari nk'abafatanyacyaha se buriya, biramutse bigiye muri ubwo buryo niko byakitwa. Ariko nanone bo ntabwo bari babizi, bari bazi ko abo bantu ibyo bakora ari bizima, kubera ko n'ubu ubona umuntu ahantu akorera harazwi, ushaka kuvuga uti ntabwo umuntu yatinyuka kuza gukorera business aha hantu ari umunyabinyoma. Niko umuntu aba yibwira. Ariko nimba ubonye ikiganiro nka kiriya kijye kigira ikintu kigusigira, gukoresha YouTube kabone n'ubwo waba ukurikirwa n'abantu 500, ubundi umuntu uri hejuru y'umwe aba ari abantu benshi, ibyo umubwira arabyumva, ibyo umubwira noneho hari umuntu uba udafite nyine no gushishoza mu bintu, ibyo umubwira akahita apfa kubikora. Rero nimba uzi kugenda ukicara imbere ya kamera ukabwira abantu ibintu by'ibinyoma bitari byo, ujye wiga, ujye wikomanga ku mutima wawe, uvuga uti nanjye ntacyo ndicyo, nta n'icyo mariye abantu. Nubona ibyo ukwiriye kubwira abantu, ibyo ubwira abantu ari nko kubaruga, kubaruha, niba ureba ikiganiro cyanjye byibura reka ngo utabare uve muri ibyo bintu. Nimba uzi ko ibyo bintu atari sawa, byihorere. Niba wenda waranagerageje ukagenda aho hantu ugiye kwamamariza bakakwereka ibyo byangombwa byabo, nibishaka biba ari fake, ariko wowe warabibonye, urabizi ko neza bibaye birebire ibyo byangombwa byaza, ahubwo wowe bikaba byagutabara aho ngaho, nabo bagasigara ku kibazo cyabo cy'uko ibintu byabo ari fake. Ariko hari n'ubwo ushobora gusanga ntuzi nyiri kampani, wenda katubare kumenya nyiri kampani ushobora kuba bigoye, na manager nimwahuye akohereza amafaranga kuri telefone, nawe akabona video wirirwa umuvugamo. Batuburiye muri rusange twese. Ni byiza rero ko tujya dukora ibintu twabanje gushishoza, byibura urakajya mu kibazo cyangwa urakabona ikintu cyagenze nabi, ako nawe harimo uruhare rwawe, warabanje kugerageza. Ariko uzi kuba ikintu cyaba nawe wari umeze gutya, ibintu byose ukagira ngo ntabwo mbizi, ntabyo nabonye, ntabwo aba ari sawa. Simbahaye inama. Rero ikintu nifuza kubabwira uyu munsi ni uko bihuye nyine, urumva nko mu kanya, mu minota itageze no muri 30 nari ndi kwitegura, kandi akenshi ngiye ndi koga, mfite channel zimwe na zimwe nyine nzi ngomba, cyangwa se abantu kababwiza ukuri nararenga aho ngaho. Izina ry'Imana nimba ari unumbera mushyashya umunsi kundi ni Jihad tuziranye kera, ariko njyewe Jihad buri konte by'ikiganiro cye mba mbona uriya muntu ari mushyashya. Sheri umbera mushyashya buri munsi pe, ntabwo ujya mumenyera. None akantu kawe ka madamu uva mu nzira kangeza nkareba ushuru utabara.
Jihad ambera mushyashya iyo ngize Imana nkajya koga Jihad ari ikiganiro yasohoye cyangwa nkaba mvuye nka hano mu rugo, Jihad rwose ngenda ndi kukumva mwana wanjye. Noneho vlog nta bandi Jihad murabizi ko yafunguye channel, mugende mu following, mukore subscribe kuri channel yiwe, murebe vlog za Jihad Imana igikumira umugisha. Rero hari abantu nzi nshaka kumva mu gitondo, hari abantu nzi nshaka kumva saa sita, hari n'abantu numva nkaba nzi neza ko ndi kubumva kugira ngo nyine ngire courage muri njye. Nka Jihad ntabwo wamwumva ushaka nko gusinzira Jihad ujya umwumva ushaka nyine gushyuha muri wowe, nyine ukivanamo akantu k'ubunebwe, ukivanamo akantu Jihad agukuramo ubunebwe ku cyiza n'ikibi. Inshuti yanjye utumaramo ubunebwe, kumwe n'abandi mureke uba wasanga harimo kwiruma. Uyu munsi rero nifuzaga kubabwira kuri hibiscus. Iyi product nayikoresheje, nayimenye si uhaciye igihe cyane kinini, ni hejuru y'amezi nk'3 ararenga amezi, sindi kwibuka neza igihe natangiriye kuyinywa, ariko nayimenye kubera Mutabazi. Hari umuntu nyine bayiganiriyeho, nanjye biza kuba ngombwa nyine ko nyimenya, ko niwe watangiye kuyinywa mbere yanjye. Noneho njyewe akenshi iyo ngiye gukoresha ikintu, akenshi nkunda kujya kuri Google nkareba umumaro wacyo, nkareba niba hari n'ikintu byangiza, nyine hari amakosa dukora yo gufata nk'ibintu tukabinywa ari byinshi. Nsubira inyuma gatoya, nigeze kujya nywaho cloves, ariko bigeze aho ngaho nsanga ntago zihuje nanjye. Narazinywaga nkahita ngira akantu kameze nkumva umutima wanjye umeze nk'aho uri guterera hejuru. Rero nabyo nza kubisoma nsanga iyo bigenze gutyo urazihorera. Rero narazihagaritse. N'ubu iyo ngiye kugura ibirungo by'icyayi ntago nemera ko bama biriya birungo bivanze nazo zirimo. Cloves ubwo ni karafu, ntabwo njya nemera ko babima nabyo birimo, kuko niyo nyinyweye mba numva bitameze neza. Ngura ibindi ku bantu mwifuza ko nazabereka ibirungo ushobora gukoresha mu cyayi, ushobora no gukoresha mu mboga no mu muceri. Muzambwire mbakorere ikiganiro cy'ibirungo cyihariye, ibyo birungo kandi byiza nanjye nibyo nkoresha. Iyo nahise nyireka, maze kuyireka rero numvise nyine nagerageza iyi hibiscus, namenye kubera Mutabazi. Ikindi numvaga nshaka, hari ukuntu uba ushaka kunywa icyayi, ariko rero njyewe nk'umuntu ukora siporo ntago nkunda gukoresha nyine isukari. Hari n'igihe n'ubuki mba numva rwose nabuhaza, hari igihe mba numva nabwo ntabushaka. Rero biza kuba ngombwa ko mvuga ku wundi wayigerageza nkayinywaho nyine nkumva biri aho ngaho. Ndaje gatoya icyayi, cyangwa se nyine ngira icyayi nshaka kunywa ko nakoresheje isukari isanzwe n'ubuki nyine, kubera kubinywa hari ukuntu unywa ibintu igihe kinini ukabihaga ukumva bigutera ubunebwe. Noneho mba ntangiye kujya ndayinywa, ndasoma, nsanga ifite ibintu byinshi ifasha, byinshi cyane pe. Nibiba byiza ndababwiraho bikeya, ariko nawe wakandikamo hibiscus kuri Google ubundi ukareba ibintu ikora ibintu byinshi. Habaho amavuta yayo, umva igira ibintu byinshi kandi ni nziza cyane. Urumva hari ikintu unywa kubera wowe wenda ushaka kunywa icyayi tu, kubera ko wumva ushaka akantu gashyushye, ahubwo ugasanga ni umuti, iri mu bundi buryo bw'umuti. Natangiye kuyinywa, buriya iyo ntakoze siporo ntabwo gusinzira binyorohera. Iyo nakoze siporo nkaryama ku manywa, nabwo nijoro gusinzira bimbera ikibazo. Ariko nk'iyo nakoze siporo, urugero nk'uyu munsi nazikoze, ndaza nkora isuku nk'iy'umuntu wimutse. Ariko muhindura ibitanda ryari wanyu. Hari umuntu wambwiye, uzi nyine ko nkunda niba igitanda cyarebaga hariya, nyuma y'icyumweru kizaba kireba hariya, yarambwiye ngo uzi ko hari abantu ngo bahindura igitanda gutya ari uko bimutse. Ubwo niba inzoga akayituramo imyaka 5 nuko nyine
ngo hari n'abadakoropa munsi ibyo reka mbiveho. Nk'uyu munsi niko byagenze, naje nkora isuku sinaryama, mpita mvuga ko nari mfite na gahunda yo gukora ikiganiro, ubu nimara gukora ikiganiro ndajya guteka ifutari. Nk'uyu munsi ndabizi neza ko ndi businzire neza, ariko noneho akarusho iyo nanyweye hibiscus ituma ngiye nkoresha tea bag kuko habaho nabyita gute, ni nk'amajyane yabyo nyine ubona ari nk'utuntu tumeze nk'uturabyo twumishije, baba barazumishije. nari ngiye gushaka akantu hano mbereka ko ntabwo byakunda. Ngiye nkoresha tea bag kugira binyorohere, mbiza amazi ngashyira mu gikombe nkagashyiramo ubundi nkanywa. Akarusho rero njyewe ntabwo njya nshyiramo ubuki, kandi biremewe gushyiramo ubuki. Igira ikintu kimeze babyita nk'urwunyunyu, icyo kiboro mba numva ngiye kiryoshye. Hari nk'umuntu ushobora kubinywa akumva kiramubihiye, niwe ushyiramo ubuki. Rero iyi product ikintu cyatumye ntekereza ko nzayibabwiraho, nk'iyo minsi nyine mbabwiye ngeramo nkumva gusinzira biri kungora n'ibiki, si ukubeshya kuri njyewe. Niba hari n'undi muntu uyikoresha ureba ibiganiro byanjye uze kutubwira ikintu gukorera. Njyewe iyo nuje muri njyewe nkayinywa, apana kuyinywa ngenda kuyinywa mfite utundi tuntu ngiye gukora, oya. Urugero abana baryamye, namaze gukora ibintu byose bizakenerwa ejo mu rugo, ndicaye ku buriri ndi muri fone yanjye sindaryama, nyine hari ako kanya murakaza, abantu benshi turakagira. Iyo ndi muri ako kanya nkaba ndi kunywa hibiscus, ni ukuri niyo naba naryamye ku manywa ndasinzira, imfasha gusinzira simbabeshye, ituma ubwonko bwanjye butuza, ituma njyewe niyumva neza. Rero mu byo ikora igabanya stress mu byo nasomye. Ikindi ifite ibintu byinshi Imana we, kereka iyo mbisoma byose nkaza nkabibabwira. Ariko nimba ushaka icyayi ushobora gufatanya n'icyo usanzwe unywa, cyangwa se ukagabanya kiriya. Urugero no ku muntu uba ukeneye kugabanya ibiro ashaka kuyikoresha. Ikindi ntabwo inywebwa ishyushye gusa, ushobora no kuyiteka ukaza kuyishyira ahantu igahora ukayinywa. Irarenze. Icyiza si uko nababwira ibintu byinshi ngikora, ahubwo nababwira njyewe ibyo yankoreye, ubundi namwe mukazigerageza. Pfa kuba uzi ko nta zindi ndwara ufite zidakira mu mubiri wawe. Ibura iyo umuntu azi ko afite indwara zidakira mu mubiri we, si byiza kumva ikintu ngo nawe ahite akigerageza, kuko uba ufite imiti yawe ufata ya muganga yaguhaye, uba ufite nyine ibintu byinshi bigomba kugendera ku murongo. Ntukabone ikintu wowe ngo uhite upfa kugifata, kereka ubanje ukabaza muganga wawe ati se ko nabonye iki kintu kandi nkumva gishobora kuba cyambere cyiza, cyangwa nakigerageza nabikora. Iyo abikwemereye aba ari sawa, kuko we aba azi wenda ukuntu biba bimeze, aba azi ukuntu uhagaze, aba azi iyo miti uri gufata n'ikindi kintu ushobora kubifatanya nabyo. Ariko mu gihe uzi ko iki kintu utabanje kukibaza muganga wawe kandi ufite ubwo burwayi, si byiza, ntabwo ari byiza. Rero ikintu cyiza kiriho ni uko iyi product mwayigerageza. Hari hajemo gahunda yo gukorora, sinzi akabazo nari ngize. Ni byiza ko mwayigerageza, ushobora no kuba wagira umuntu ushaka kuzayigerageza azabanza ayigerageze atashyizemo ubuki. Uzakoresha aka gati bag nyigura kandebe iyi shaho mfite nyimaranye igihe. Haba harimo utuntu za uduti bag 20 nakaguze 4,800 utuntu 20, kandi akakunkamaranye igihe. Ubundi iyo ndi ikintu cyiza kindi kirimo ni uko ntabwo ari byiza kuba wayinywa kenshi, nyine ngo nko ku munsi ngo usange unyweye ibikombe bigera muri 4 byayo. Namwe murabizi uyu umuntu akabirije ibintu iteka bigenda bimera nabi. N'amata tuzi ko ari meza, iyo yanyweye cyane ugakabya hari ukuntu
ushobora kugira, hari abantu banywa amata akagira constipation iyo bayanyweye ari menshi, hari ababyibushya cyane nyine akagira wa mubyibuho ushobora kuvamo uburwayi. Ikintu cyose bibe n'amazi, ikintu cyose iyo wagikabirije birangira bigenze nabi. Rero nayo ni nziza, nabashishikariza kuyinywa ku babishoboye. Wenda wakabije ntukarenze udutasi tw'icyayi 2 ku munsi, kamwe wenda mu gitondo akandi nimugoroba. Ubundi ifitemo n'akantu ko kugabanya ibiro, ibintu byo kuringaniza isukari n'ibiki byose. Ni nziza mw'abantu mwe, ngewe reka mbabwize ukuri, uzarebe kuba ugeze nko mu buriri nka saa 4, oya wenda saa 4 zuzuye, ukajya mu buriri ugahamamo, ugashiduka saa 8 ari wowe, kandi wenda wagerageje no gushyira fone ku ruhande, ugashiduka saa 9 nibwo urimo gusinzira, saa 10, kandi saa 9 ugomba kuba uri mu kazi. Kandi nturi bubyuka, hari ukuntu umuntu akanguka nabi gutya ukabona amasaha arageze, ibiki nyine, hahandi ushobora no kugenda muri dushe wakimenaho amazi ugahita ugwamo. Rero iyo iragufasha. Niba unkurikira udafite izo ndwara navuze umuntu aba asanzwe afite mu maraso, mu mubiri zidakira, ni urugero mba natanze kuri diyabete, kanseri n'ibindi, uzayigerageze uyinywe utuje, apana kuba ugifite ibindi bintu byinshi urimo, utuje wicaye ahantu hamwe nta bindi bintu byinshi. Utazayinywa urimo gufura, urimo urakoropa ngo nyine ngo izatuma ngo utuza n'ibiki. Njyewe nibwo buryo nayikoresheje, nyikoresha uko nguko nabibabwiye, umva nkaryama neza nkaruhuka. Cyakora hari nubwo njya hakonje nkumva, kandi nkarya nyine mbizi ko ngiye guhita ngenda, nkagira nkahita nyinywa nkigendera. Ikindi nujya kuyinywa bwa mbere uzayinywe ahantu uri hatakubangamiye ku buryo bwo kujya kuri toilette, kuko ifite ukuntu ituma mu minsi ya mbere uko uyinyweye ujya gusoba kenshi, ituma umuntu ajya gusoba kabisa. Umva niba iba iri koza impyiko ujyayo bihagije kabisa. Ikindi cyiza cyacyo ni uko nta kafeyine ibamo, niyo mpamvu ushobora kuyinywa mu gitondo na nimugoroba. Buriya TV ntago nigeze kubivugaho kenshi, igiramo kafeyine. Ushobora kuyinywa nka saa 12 ukaza kuryama mu gitondo cy'uwundi munsi pe. Njye hariyo nigeze kunywa nayinyweye saa 2 gutyo, hafi saa 2 n'igice, naraye ndeba kandi ni vuba aha ngaha, naraye ndeba mpaka kugeza mu gitondo. Kubw'amahirwe nta yindi gahunda nari mfite, ubwo nanjye ku manywa niriwe ndyamye. Rero icyiza cya hibiscus ni uko itagira, nta kafeyine ibamo, wayinywa ubwo urumva, kabone n'ubwo waba ubona uburyo bwo kuryama saa 5 z'ijoro, wayinywa ntabwo yakubuza kuryama. Uko ugenda umenyera, ngewe sinzi nimba abandi bantu bashobora kuba bari hejuru y'amezi 4 bayinywa bakomeza kujya gusoba nk'uko nguko mbere byabagaho. Ngewe byabayeho mbere, ariko ubu ntabwo bikiba cyane. Niba ari uko wenda mba ntabyitayeho, ariko igukorera icyo kintu. Inshuti zanjye, ujya bihagije. So ni ibyo ngibyo rero nashaka kubabwira ku kindi cyayi ushobora kwifashisha mu rugo kidahenze kandi cyiza. Buriya na cloves ku bantu bayishobora ni sawa. Mana, umuntu uzi ko ayinywa nyine ntimutere ibyo bibazo, warahiriwe. Ngewe nari nayikunze ukuntu imeze mu kanwa, ariko imbera umwana wundi yaranze, ntabwo twize duhuza, ubu narayihagaritse. Ikindi si ubu ni ikihe inshuti zanjye? Hari umuntu wanditse comment aravuga ngo nzabakorere crepe sindazikora. Crepe nyine nya crepe, kubera ko zino capati z'amazi hari abantu bazitiranya na crepe. Capati z'amazi zijyamo umunyu kandi crepe ijyamo isukari. Rero nanjye hari crepe nshaka kuzakora, zino ziba zifite urugero epeseri ari nk'utu 2,
ubona nyine ifatika. Iriya crepe ndashaka kuzayikora kandi izaba ari ubwa mbere nyikoze, nzanayikorera kuri kamera. Imana nishoboza vuba aha ngaha nzayikora. Sinzi nimba ariyo wambwiraga cyangwa wenda nawe ari capati z'amazi, ariko zibaye ari iz'amazi wareba mu biganiro byatambutse ko narazikoze. Ikindi, izindi komenti nzategura ikiganiro gihoraho gishobora kubaho nka rimwe nka kabiri mu kwezi, gisubiza komenti live, sibyo? Imana ishoboze ayo masezerano mba ndi gutanga nzabashe kuyasohoza. Imana rero ibamere umugisha, ndabakunda cyane.